Abantu benshi bakunda kuvuga bati nta mwanya mfite. Ariko ikibazo si uko umunsi ufite amasaha makeya. Twese dufite amasaha 24 ku munsi, itandukaniro riri mu buryo tuyakoresha. Niba ushaka gutera imbere mu kazi, mu masomo cyangwa se mu buzima busanzwe muri rusange, ugomba kwiga gucunga igihe neza. Muri iyi video ndakwereka ibintu 5 byagufasha gukoresha neza igihe cyawe ukagera ku ntego zawe. Reba kugera ku musozo kuko inama ya nyuma niyo abantu benshi bakunda kwirengagiza. Gerageza ugere ku musozo w'iyi video. Inama ya mbere, tangira umunsi ufite gahunda. Ntukabyuke ngo utangire ku kintu uhuye nacyo bwa mbere. Banza wandike ibintu by'ingenzi ugomba gukora uwo munsi. Iyo ufite gahunda, umwanya ukoresha uba ugamije intego aho gukora ibintu uko bije. Abantu bategura umunsi wabo nibo bakunze kugera ku byo biyemeje. Tegura umunsi wawe rero kuva ukibyuka, utegure umunsi wanjye urabuteye gutya. Nushaka yewe utegure icyumweru cyose, nushaka utegura ukwezi, ariko utegura umunsi wawe urebe gahunda iri ku munsi wawe. Inama ya kabiri, shyira imbere ibintu by'ingenzi. Si ibintu byose bifite agaciro kamwe. Banza ukora ibikorwa bikwegereza intego zawe, hanyuma ibindi bikore nyuma. Ibaza uti, ni iki cy'ingenzi ngomba gukora uyu munsi? Ni iki ndarangiza uyu munsi? Ni iki kigomba kurangira muri uyu munsi? Inama ya gatatu, irinde ibirangaza. Telefone, social media n'ibindi bidafite umumaro bishobora gutwara amasaha menshi utabizi. Shyira telefone ku ruhande igihe uri gukora ikintu cy'ingenzi. Iyo ugabanyije ibikurangaza, umusaruro wawe nta kabuza uriyongera. Inama ya kane, reka gukererwa cyangwa gusubika ibikorwa. Hari abantu bahora bavuga bati nzabikora ejo, ariko ejo igahora ari ejo. Ejo igahora ikomeza kuza ejo. Imyaka igashira indi ikaza, nta kintu bagezeho. Tangira aka kanya niyo waba utabikora neza ku nshuro ya mbere. Agenda utera imbere uko ukomeza kubikora neza buri munsi. Inama ya gatanu ari nayo ya nyuma, fata umwanya wo kuruhuka no kwisuzuma. Gukora amasaha menshi utaruhuka bishobora kugabanya umusaruro. Fata akanya ko kuruhuka no gusuzuma ibyo wagezeho. Buri cyumweru ibaza uti, ni iki nakoze neza? Ni iki ntarasoza? Ni iki nakosora se? Ni iki ngomba guhindura mu cyumweru gitaha? Kwiga ku byo wakoze nibyo bituma urushaho gukoresha neza igihe cyawe. Mu gusoza ndagira ngo nkubwire ko igihe ari umutungo wawe utagaruka. Amafaranga watakaje ushobora kongera kuyabona, ariko igihe cyagiye ntikigaruka. Tangira gukoresha neza buri saha, buri munsi, kandi uzabona impinduka mu gihe kizaza, mu gihe kitageze kure, mu gihe kitari cya kera. Uzabona impinduka zikomeye mu buzima bwawe. Niba iyi video yakugira akamaro, andika muri comment uti uyu munsi ntangiye gucunga neza igihe cyanjye. Ntiwibagirwe kandi gukanda like, subscribe no gusangiza iyi video inshuti zawe kugira ngo nabo bungukire muri izi nama. Murakoze, ndabashimiye. Tuzongere duhure muri video itaha. Mwari kumwe na Bruno Yves, Imana ibarinde. Benshi bakunda kuvuga bati nta mwanya mfite. Ariko ikibazo si uko umunsi ufite amasaha makeya. Twese dufite amasaha 24 ku munsi, itandukaniro riri mu buryo tuyakoresha. Niba ushaka gutera imbere mu kazi, mu masomo cyangwa se mu buzima busanzwe muri rusange, ugomba kwiga gucunga igihe neza. Muri iyi video ndakwereka ibintu 5 byagufasha gukoresha neza igihe cyawe ukagera ku ntego zawe. Reba kugera ku musozo kuko inama ya nyuma niyo abantu benshi bakunda kwirengagiza. Gerageza ugere ku musozo w'iyi video.
Inama ya mbere, tangira umunsi ufite gahunda. Ntukabyuke ngo utangire ku kintu uhuye nacyo bwa mbere. Banza wandike ibintu by'ingenzi ugomba gukora uwo munsi. Iyo ufite gahunda, umwanya ukoresha uba ugamije intego aho gukora ibintu uko bije. Abantu bategura umunsi wabo nibo bakunze kugera ku byo biyemeje. Tegura umunsi wawe rero kuva ukibyuka, utegure umunsi wanjye uraba uteye gutya. Nushaka yewe utegure icyumweru cyose, nushaka utegura ukwezi, ariko utegura umunsi wawe urebe gahunda iri ku munsi wawe. Inama ya kabiri, shyira imbere ibintu by'ingenzi. Si ibintu byose bifite agaciro kamwe. Banza ukore ibikorwa bikwegereza intego zawe, hanyuma ibindi bikore nyuma. Ibaza uti, ni iki cy'ingenzi ngomba gukora uyu munsi? Ni iki ndarangiza uyu munsi? Ni iki kigomba kurangira muri uyu munsi? Inama ya gatatu, irinde ibirangaza. Telefone, social media n'ibindi bidafite umumaro bishobora gutwara amasaha menshi utabizi. Shyira telefone ku ruhande igihe uri gukora ikintu cy'ingenzi. Iyo ugabanyije ibikurangaza, umusaruro wawe nta kabuza uriyongera. Inama ya kane, reka gukererwa cyangwa gusubika ibikorwa. Hari abantu bahora bavuga bati nzabikora ejo, ariko ejo igahora ari ejo. Ejo igahora ikomeza kuza ejo. Imyaka igashira indi ikaza, nta kintu bagezeho. Tangira aka kanya, niyo waba utabikora neza ku nshuro ya mbere. Agenda utera imbere uko ukomeza kubikora neza buri munsi. Inama ya gatanu ari nayo ya nyuma, fata umwanya wo kuruhuka no kwisuzuma. Gukora amasaha menshi utaruhuka bishobora kugabanya umusaruro. Fata akanya ko kuruhuka no gusuzuma ibyo wagezeho. Buri cyumweru ibaza uti, ni iki nakoze neza? Ni iki ntarasoza? Ni iki nakosora se? Ni iki ngomba guhindura mu cyumweru gitaha? Kwiga ku byo wakoze nibyo bituma urushaho gukoresha neza igihe cyawe. Mu gusoza ndagira ngo nkubwire ko igihe ari umutungo wawe utagaruka. Amafaranga watakaje ushobora kongera kuyabona, ariko igihe cyagiye ntikigaruka. Tangira gukoresha neza buri saha, buri munsi, kandi uzabona impinduka mu gihe kizaza, mu gihe kitageze kure, mu gihe kitari cya kera. Uzabona impinduka zikomeye mu buzima bwawe. Niba iyi video yakugira akamaro, andika muri comment uti uyu munsi ntangiye gucunga neza igihe cyanjye. Ntiwibagirwe kandi gukanda like, subscribe no gusangiza iyi video inshuti zawe kugira ngo nabo bungukire muri izi nama. Murakoze, ndabashimiye. Tuzongere duhure muri video itaha. Mwari kumwe na Bruno Yves, Imana ibarinde.